ubwiza bwawe burivugira ntari nanagira ikintu mvuga. Ese hari indi nzu wari wabona imeze nk'iyi ngiyi? Nk'urugero reba saramanje yayo ifatanye n'igikoni, nababwiye ngo uyu munsi bwo ni akarusho. Look, yego rwose uyu ni umwanya wa firigo, ntibigutungure kuko si ubwiza bw'umwanya wa firigo ahubwo n'igikoni cyayo byose ni cyiza birenze. We nangiza video. Mbega esikariye nziza, n'esikariye zibereye ijisho, nta yindi nzu ndabona n'esikariye zimeze gutya. Anyway, reba uru rugi ukuntu ari rwiza. Ni urugi rwiza rubereye ijisho, ntabwo rwagukoze ni mu gihe haje abashyitsi. Mbese ni urugi rwivugira, urugi rwiza rw'imbaho rumeze neza. Mbese urabona ko ari urugi ruri perfect. Ngaho nawe urebere, reba itara rikumurika mu maso ugahinduka nka marayika. Nkizamuka ku maesikariye meza nisanze ku matara meza. Keep watching. Kiza iyi ngiyi akiri inzu imwe tukiri gutembera, dufite urugi rwiza, tukagira akabaraza gafite view itagereranwa, witegera ikibuga cy'indege ndetse n'ibindi bintu byiza byose bibitatse. Ladies and gentlemen, nababwiye ko iyi nzu ni 10 over 10, ni udukoryo gusa. Ibaze niba ubonye biriya nkweretse ari kuri utuntu duto yankweretse, ibaze nigenda nkwereka gake bathroom, ibyumba, amadushi, ibintu byose buri kimwe nigenda nkwereka gake. Mwibutsa yuko nahandi hantu wakura inzu nziza zigurishwa, zikoteshwa, apartment byose biri perfect, biri muri location nziza, atari kuri Kigali house. So niba utari wakora subscribe banange warasigaye kabisa. So iyi nzu yacu rero ni uko rebabwiraga ni nziza cyane, ni perfect. Ushobora kwibaza ngo iherereye he? Ni hano Kicukiro Niboye ku mafaranga miliyoni 320 zawe, nawe iyi nzu yakwitwa iyawe. Mbaza ngo ikiza cy'iyi nzu rero, yegereye ibikorwa remezo byose, yegereye stade, yegereye amashuri, yegereye ibitaro, yegereye ikibuga cy'indege, ibintu byose birayegereye. Mbaza ngo agakoryo kayo nakahe rero? Wari uzi ko iyi nzu ngiyi turi kuvugana wowe hakanya magazi iri iruhande, iri imbere ya kaburimbo neza, tandukana no kujya gutahukirwa uzamuka imisozi urenga iyindi uri gushaka kugira ngo ugere iwawe. Iyi nzu yaje ari igisubizo kuko ubaga kanya yegereye kaburimbo, yegereye ibikorwa remezo, ni inzu nziza, isa neza, imeze neza, mbese ni inzu y'icyitegererezo. Tukiri aho ngaho rero tutarajya kugenda kugira ngo nkwereke ibyiza bitatse inzu, reka duhere hano hanze. Ukibona inzu rero tubona ko ari inzu ifite parikingi nini cyane rwose yajyamo imodoka enye zose. Ubu ku modoka enye zawe nawe iyi parikingi wayuzuza kabisa. Ni inzu nziza, urabona ko ari nini. Si na parikingi gusa kandi iyi nzu inafite akajaride keza cyane karimo igiti kiri gukura, ku bantu mukunda gusohoka mukicarira hanze mugafata akayaga. Iyi nzu ifite akajaride keza gatanga akayaga, mbese urabona ko ari inzu y'icyitegererezo. Ukibibona urukumva yuko rwose ari inzu mbese waturamo ndetse n'abawe bose. Mwibutsa ko ari ibyumba 4 byiza kandi binini cyane, bigiye bifite n'ama bathroom. Tukiri aho ngaho rero, si nibyo gusa, ese wari uzi ko inzu yacu ifite anex kandi manini meza, ateye neza, ubona ko nayo ari 10 over 10, asa neza. Anex yacu urabona ko afite amarangi y'umweru, inzugi nziza, mbese bisa neza. Iyi niyo nzu yacu rero uyu munsi ngiye gutangira mbatemberezamo. Icyo usabwa ni ukwibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi nzu nziza cyane kandi zimeze neza. Let's go! Ladies and gentlemen, tutarinjira mu nzu by the way, reka maze mbereke ibyiza bigize iyi nzu kabisa. Iyi nzu ngiye yandenze, nabuze ikintu mvuga, gusa namwe ibyiza biri muri kubyibonera, ntago ari ngombwa ko mvuga. Dore ku kabarikoni kacu, n'akabarikoni keza gafite ibirahure bimeze neza, urabona ko ari inzu nziza, iri VIP isa neza. Tukiri kuri barikoni yacu, ureba urugi ubwo n'urukino ndiracyafite byinshi byo kuruvugaho. Barikoni yacu rero irisanzuye, urabona ko ari ahantu ushobora gushyira intebe cyangwa se umwanya, mbese bifite umwanya munini cyane, witegeye hanze ubona ibintu byose byiza byose bitatse Kigali yacu ndetse n'u Rwanda rwacu. Guess what? Tugiye mu nzu. Let's go! So abashu twageze mu nzu yacu rero. Inzu yacu ni ni saro yacu. Mbibutsa yuko iyi ngiyi ikiri saro, utete ubyitiranya ngo inzu yose irangiriye hano. Iyi ni saro gusa. Reba saro yacu ni saro yitaruye, ifite umwanya munini, amarangi meza, amatara meza abereye ijisho, mbese ni 10 over 10. Urabona ko ari saro washyiramo intebe zose ushaka, ibintu byose ushaka, imitako yose ushaka, mbese ni saro ibereye ijisho. Especially kuri mwe ko mukunda kurya amafoto, amaselfie, urabona ko ari saro ushobora kwifashisha ubifotoza, mbese ukoreramo ibintu byose
byose ushaka, ni saro y'ikinyejana. Guess what? Tutarajya ku esikariye manzi subiza amaso ku rugi. Ibyo nibyo birivugira kabisa. Esikariye zacu rero, izi esikariye zirazamuka zikajya mu byumba byo hejuru, gusa ntabwo tuzitindaho cyane kuko muri kwihera ijisho. Karibu rero kuri saramanje yacu. Ni saramanje nziza ifite umwanya munini cyane, washyiramo imitako bitewe n'uko ushaka gudekora saramanje yawe, bitewe n'ingano ushaka, ibintu byose ushaka gushyiramo. Ni saramanje ifite umwanya munini, washyiramo ibintu byose ushaka gushyiramo kuko ni perfect. Yegereye urugi urabona ko ari saramanje y'ikinyejana. Mbese tukiva kuri saramanje rero tuza twihutira ku gikoni cyiza cyane gifite umwanya wo kwisanzuriramo munini, buri gisabwa cyose kugira ngo igikoni kibe gifite. Trust me, igikoni cyacu kirabyujuje, gifite umwanya ujyamo frigo munini, ubwoko bwa frigo waba ufite bwose uyu mwanya wajyamo. Dufite umwanya wa cuisiniere, aho watekera, aho watereka ibintu waba uri guteka, utubati twiza tujyamo ibikoresho byose, ingano y'ibikoresho byose waba ufite. Utubati twacu turabyujuje. Si n'ibyo gusa kandi dufite n'ahantu bogereza, urabona ko naho ari umwanya munini. Noneho biranoroshye, byegeranye naho ubika ibikoresho, bikegerana na frigo, nukuva hamwe uhita ujya ahandi. Tukagira n'ameza rero yo mu gikoni. Ni ibintu mwibonera kabisa, inzu yacu iracyari perfect. So mwibutsa yuko rero iyi nzu ni ku mafaranga miliyoni 320 gusa. Ubu nawe iyi nzu yaba iyawe yose ukuyibona gutyo ari perfect. We ntucikwe udakomezanyije kugendana natwe. So guys, uko mbyuka nawe ubwiye ko inzu ifite ibyumba 4 na toilette 3. So reka duhere ku cyumba cya mbere cyo hasi. Icyumba cyiza, kisanzuye, gisa neza, gihumura, kimeze neza cyane, kiri ahantu hagaragara, gifite akarusho kacyo rero. Muri ibi byumba tugiye dufitemo n'amagariderobe manini meza, buri ingano y'imyenda yose waba ufite bitewe n'ibyo ushaka gushyiramo. Trust me, iyi gariderobe byose irabyujuje. Ni gariderobe y'ikinyejana kandi n'icyumba kinini gifite idirishya rigaragara cyane. Mbese urabona ko ari byiza cyane, n'amatara meza cyane ateye ukwayo. Reka dukomereze muri bathroom y'iki cyumba cyacu. Ni bathroom nini nziza cyane yisanzuye, ifite ibintu byose bisabwa ngo bibe bathroom ya electronic. Miro nziza ku baslay queen mukunda kwifotoreza mu miruari. Toilette nziza z'ikinyejana, miruari nziza zaka. Kuri mwebwe mu bisirimutse murabizi ko izi miruari ziba ziri mu kazi. Shower man ya iyi bathroom, mbibutsa ko iyi bathroom ari icyumba cya mbere cyo hasi. Itutekereza ibyo hejuru ukuntu bimeze. Ladies and gentlemen, tubaye ikaze kuri esikariye zacu z'ikinyejana zimeze neza. Let's go! Witungurwa cyane kuko ngaha turacyari mu Rwanda. Iyi nzu niko bwira iherereye mu Rwanda hano Niboye. Wibyitiranya nka hari hanze. Turacyari mu Rwanda. Reba itara rigize iyi nzu. Ni itara rigize rimurika no hasi rikanamurika no hejuru. Mbibutsa ko ari ku mafaranga miliyoni 320 zawe nawe watunga iyi nzu. Nahangaha rero. So guys, rero kuri no side tuhafite ibyumba 2 bitandukanye. Hari icyumba cyahangaha akaba n'icyumba kindi. So reka tubitembere. Guys, tuhaye ikaze mu cyumba cyacu cya kabiri uhereye hasi. Iki cyumba ni cya kabiri gusa cyo ni cyo hejuru. Icyumba cyacu rero kigizwe na bathroom ndetse na garderobe nk'uko mubibona. Ni icyumba kinini cyiza gifite amarangi meza, amatara ari perfect, cyegereye nacyo gifite umuryango wacyo usohoka hanze. Bathroom y'ikinyejana isa neza, imeze neza, ifite ibisabwa byose kugira ngo ibe ari bathroom iri electronique kabisa. Urabona ko ari nziza cyane, ni bathroom nziza. Ikagira na garderobe ndetse nayo iri iruhande rwayo hano kuri iyi side. Ubwo ahangaha naho waryama, ahangaha bari garderobe, hakaba na bathroom. Mbese byose biri perfect. Urabona ko ari ikindi cyumba nacyo cyiza. Go ikaze ku kindi cyumba cyacu rero cya gatatu. Iki ni cyumba nacyo kindi kiteganye na kiriya nari naberetse. Ni icyumba cyiza, urabona ko nacyo cyitaruye, nacyo gifite garderobe yacyo nziza. Sinzi nawe muri kubona ubwiza bw'iyi garderobe, gusa iyi garderobe ni nziza, ibereye ijisho. Kikagira idirishya naryo ryitereye ahantu hose uri kubona outside, ku bantu bakunda kurara mu byumba bireba hanze. Sinibyo gusa kandi icyumba cyacu gifite na bathroom yacyo nayo. Buri cyumba hano gifite bathroom yacyo kandi nziza. Urabona ko ari bathroom nini yisanzuye, ifite umwanya munini kabisa. Guys, rero twageze muri master room yacu nk'ibisanzwe. Murabizi master room yacu iri perfect, ibiri fire, ibiri 10/10. Welcome to our master room. Master room yacu rero imeze neza, ifite amatara ari perfect, ari unique. Cyo ni cyambere, haba hasa neza, aba ari hanini, hegereye ibintu byose cyane. Urabona ko ari master room, ari icyumba cyiza. Ubona ko ari master. Gifite rero ibintu byose bigiye byihari, ibintu by'iyi master room byose birihari. Welcome, muze mbereke ibintu bya mbere.
tukinjira rero hano tuhita duhera kuri dressing room cyangwa se urwambariro bitewe n'uko ushaka kubyita. Ni urwambariro rwiza rurimo utubati twose dukenewe muri yangana kuko ntabwo twari twahatunganye neza, gusa urabona ko ukibireba bimeze neza cyane. Si nibyo gusa, bathroom yayo ntabwo irarangira gusa, urabona ko ari nini, izaba ari nini imeze neza cyane, ari na hanini hasukuye, hazaba hari ibintu byose bisabwa kugira ngo ari bathroom y'ikinyejana iri perfect. Dukomeze rero, si ibyo gusa, master room yacu ifite muze mbere kibindi. So guys, nkuko mubona rero iyi ni bariko ya master room yacu. Nk'ibisanzwe mubizi ko biba ari perfect master room yacu ifite udukoryo gutundi. Bibutsa yuko iyi nzu kiri kumbibutsa ko igiciro ari $320,000. Master room yacu rero ifite bariko, ifite view nziza, urabona kuba witegeye ibintu byose, uri kureba ibijya mbere byose, wibereye iruhande rw'icyumba cyawe, umeze neza cyane. Mbese ni icyumba kimeze neza, n'inzu imeze neza. Musako niba utari wakora subscribe kuri YouTube channel ya Kigali House, waracikanwe, warahiye pe. Wibuke gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro bigiye bitandukanye. No, unabona n'inzu nziza, apartment, ayo gukodesha, ayo kugura, byose biri perfect kandi ku giciro cyiza. So mbashimira mwebwe rero mwabanye nanjye kuva video itangiye kugeza irangiye. Iyi nzu mbibutsa kuyishaka iherereye hano Kicukiro Niboye, hafi y'ibikorwa remezo byose. Ibyo nabibabwiye ku mafaranga $320,000 zawe nawe iyi nzu yabi yawe. So remember to subscribe for more videos kugira ngo rero uhitemo inzu ibereye ubuzima bwawe. Ni nakosa nk'ibisanzwe. Thank you.